nuza wicara ukibeshya ngo jewe nguze ukuntu nubatse urusengero, uzi ukuntu nateye inkunga umurimo w'Imana, uzi ibya 10 natanze, uzi amaturo natanze, uzi imirimo nakoze. Oya, imirimo ya mbere izaherekezwa n'iya nyuma. Jya ukora neza buri munsi, jya ugira neza, jya ukunda Imana, jya ukorera Imana, jya ukizwa, jya urinda agakiza kuvuga ngo twarakijijwe, ngo ubushize, ngo uze mu myaka ishize, ngo uze mu bihumbi 2000, ngo twarabakirisitu, ngo Imana izareba ibyo. Ndakubwiza ukuri ibyo ntibihagije. Icyuri cyo none n'ikimana ireba. Ese uracyakizwa, urinza agakiza, uriwungisereye. Ugomba kuko Mose yageze harateshuka. Nibwo rero Bibiliya ivuga ngo Mose amaze gupfa, Imana ihagurutse witwa Yoshua. Njya nkunda kubwira abantu, iyo ntebe wicaye burya inyuma yawe haba hari undi uyitegereje. Iyo ntebe wicayeho, iyo ugeze mu kazi ugatangira gusuzugura abantu waragahawe n'Imana, ugatangira gusuzugura abantu, ukabaca amazi, ukabaka ruswa, buri uba wihemukira. Imana yakaguhaye nta ruswa ikwatse, Imana yaguhaye akazi aho abandi bagakeneye, Imana yaguhaye urugo hari abandi bakobwa barukeneye. Ugeze mu rugo usuzuguye nyoko, bukusuzuguye baramu bawe, usuzuguye baramukazi bawe, wigize akaraha kajyaye. Ntushaka umuntu winjira iwawe, urashaka ko iwawe haba mugabo wawe n'abana bawe gusa. Urumva se Imana byayinezeza? Ntago byayinezeza. Urwo rugo wicayemo hari undi ubutegereje ku marembo avuga ati aruvemo ndugemo. Rero Mose ntiyaje kugenda neza, nubwo yari yaragize ishyaka ryiza, ariko nyuma yarateshutse. Imana imusimbuza Yoshua, iramubwira ngo jyana aba bantu, nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Umurongo waho wa 3, Imana iramubwira ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose. Urumva, yamuhaye uburenganzira, imuhaye amasezerano yari yarahaye Mose. Kubera Mose ntago yarinze umuhamagaro, ntago yawurinze, yageze haracogora, yageze harirara, kandi yaratangiye neza. Ahangaha mujye muhitondera. Shobora kuba yaratangiye neza uri umukristo mwiza, ariko nyuma ukagenda udohora, kavuga ngo ibi ngibi nabyo kwirwanaho. Reka yewe, rinda agakiza, rinda umuhamagaro, rinda mwene data, rinda gakiza kararindwa. Yesu ashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Data wa twese nashimwe cyane. Ni Gatera Jose nk'uko bisanzwe. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana ishobora byose. Turayishimiye muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'ihumure. Imana Data nihabwa icyubahiro. Imana yadukinguriye, tubonye umucyo. Ibwo ni ubuntu bw'Imana twagiriwe. Imana Data nishimwe yuko tubyutse turi amahoro. Byari gushoboka ukarara nabi, ukabyuka utabasha kweguka, ariko nubyuka ukumva biremeye, kuko hari igihe mitemera. Ibyo nabyo nibyo gushimira Imana. Rero ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo wacu, nahabwa icyubahiro. Ndasuhuza inshuti zacu, ndasuhuza abakunzi bacu, ndasuhuza abadukurikirana, ndasuhuza mushumba hari wacu ntabashije kuboneka, ari mu murimo w'Imana. Ndamushuhuje. Ndasuhuza abakozi b'Imana dukorana umurimo, ndasuhuza bene data mwese tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Data wa twese nashimwe. Data turamushimiye, Data turamushimiye. Ni Imana igira neza, ni Imana igira neza, ni Imana igira neza. Ndabihamya ibyo mvuga, ndi umugabo wo kubihamya. Imana yacu igira neza, Imana igira neza, Imana igira neza. Dawidi yaravuze ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana ziruta ibyaha byacu, imbabazi z'Imana ziruta ubugome, ziruta ubucakura, ziruta ibintu bibi byose, ziri hejuru yabyo imbabazi z'Imana.
turashimira Imana ko yaduhaye agakiza, turashimira Imana ko yadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha, kadukurira debari, katuzana, kadukura mu byaha bikomeye, byaha ari ibyaha by'indengakamere. Data kadukurayo, kadukura muri ibyo byaha, tukaba turi abana b'Imana, kadukarabya, kadusiga, katwambika, katugira abo kwizerwa, ikaduha umurimo Imana yarakoze. Kandi ibyo tuvuga turanabizi, ntabwo ari ibintu dushakisha. Iyo tuvuga ineza y'Imana, tukavuga no ku muhamagaro w'Imana, kuguhamagarwa n'Imana, ni ibintu tuvuga tuzi, tukavuga ngo Imana irahamagara, igakura umuntu mu byaha, ikamuzana, ikamushyira mu nzu yayo. Ibyo ni ibintu tuzi, twabayemo, turimo, twicayemo, twabonye Imana. Rero turabishimiye. Iki ni igitondo cy'ishimwe. Mu by'ukuri ndagira ngo mbasuhuze, mbikuye ku mutima, mbashimira abadukurikirana, abaduhamagara, badusengera, badushyigikira kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze ujye mbere. Turabishimira Imana. Abakristo bene data, dufatanije uyu murimo, turi mu rugendo rumwe rujya mu ijuru. Erega turi mu rugendo rujya mu ijuru, tuzajya mu ijuru. Umunsi umwe tuzaguruka rimwe, tujye mu mwuka rimwe, tujye mu ijuru. Rero ndashimiye Imana, namwe mbashimira, kandi nanabasuhuza bari hirya no hino, abari mu gihugu hagati, abari hanze y'igihugu, abakunzi bacu mwese, Data wa twese abaha umugisha. Imana y'amahoro ibishimire. Rero uyu munsi tugiye kureba ku ijambo rivuga ngo kurinda umuhamagaro. Kurinda umuhamagaro. Umuhamagaro urarindwa. Umuhamagaro urarindwa, agakiza kararindwa. Nutarinda agakiza uzagatakaza, kandi nugatakaza kongera kukabona bizakuvuna cyane. Tekereza urugendo umaze kugenda, iyo ugize utya rero ukangiza agakiza, ukabona biravuna, ariko kugatakaza biroroha. Niyo mpamvu uba ugomba kurinda agakiza kawe. Nk'umukristo aba agomba kurinda agakiza, umukozi w'Imana akarinda umuhamagaro yahamagawemo. Kandi twese twarahamagawe, twaratoranijwe. Hari icyo Imana yaguhamagara, kuko ibwira Abisirayeli ngo, ibwira Mose ngo genda ubwira Abisirayeli bajye kunkorera. Nuko bahamagarwa. Imana iguha agakiza, ikakuzana mu nzu yayo kugira ngo uyikorere, kugira ngo ukorere Imana, ubwire abantu ko Imana igira neza. Hene data, bakristo, ndumva ashaka kubakumbuza neza y'Imana, ndashaka kubakumbuza urukundo rw'Imana, ndashaka kubakumbuza kubana n'Imana no kuba mu nzu yayo. Kuba mu nzu y'Imana biraryoshye, kubana n'Imana ni byiza. Muririmbyi wa yuzuye umwuka aravuga ngo Yesu ni kama sari ya nyuki, ngo bonja sikia, ngo yiko butamu sana. Ngo Yesu araryoshye nk'ubuki, ngo ryaho nawe wumve, ngo araryoshye. Kubana n'Imana ni byiza, ni ibyo kugundira. Kubana n'Imana ni byiza, kubana n'Imana ni amahoro, kubana n'Imana ni ubuzima. Kubana n'Imana ndabigukumbuje, ngukumbuje kuba umukristo. Hari abantu batabizi ariko babizi. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo yaje mube ngo be ntibabimenya, ngo ariko ababimenye ngo bahawe ubushobozi n'ubutware bwo kwitwa n'abana b'Imana. Nukuri kubana n'Imana ntabyuzi, ariko waramutse ubimenye ntiwabirekura. Kuba mu gakiza, kuba umukristo ni ibintu by'ingenzi by'agaciro. Guhamagarwa n'Imana, guhagarara mu gakiza. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yoshua. Yoshua ni igice cyaho cya mbere, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere, turebe icyo Imana ivuga. Murongo waho wa mbere bavuga ngo, ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yoshua mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'aba bantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye, mwebwe Abisirayeli. Mose murabizi ko ari we wari wahamagawe n'Imana. Imana iramuhamagara, iramukoresha. Mose icyo gihe yari yarahunze. Ni inkuru ya Mose ni ndende, ariko mu by'ukuri
Mose yavutse nk'izindi mpinja, ageraho igihe yavukaga cyari igihe kibi kigoye, bahigaga abana b'impinja kugira ngo abana b'Abaheburayo kugira ngo bicwe. Cyari igihe kibi, Mose yavutse igihe kibi kigoye, avuka bari gushaka abana b'Abaheburayo, kuko Farawo yari yaratekereje arareba asanga Abaheburayo bari kugwira, asanga n'abantu bari kugwira igihe babaga muri Egiputa, asanga bari kugwira. Abataba abantu ubutunzi bwa mbere n'abantu, yicaza abagenzi be bene gihugu b'Abanyegiputa, arababwira ati nyamara ibyo muri mu ntimubizi, aba bantu bari kugwira, dore abagore babo barabyara buri munsi, kandi nibamara kugwira bazaturusha amaboko. Ubu rero aba bantu nibagwa benshi bashobora no kuzaturwanya, turebe icyo twakora. Ngo yigira inama yo kwica abana b'abahungu, ati mujye mushaka mwebwe ababyaza. Ngo yakoranye inama n'ababyaza, aravuga ati mwebwe mujya kubyaza bari Abaheburayo kazi, mujye muhotorera abana babo mu matako, ukamubyaza akaza mu biganza byawe. Wamara kubona yuko ari umuhungu, ukimwakira mu biganza umaze kumenya uwo ari we, ujye uhera kumuhotora, mumuhereze yapfuye. Ngo ariko ntibamwumvira. Bora shitani ajya agambirira kwica abantu, akakwica, akakugambirira, akataka abarozi, akataka abantu, akagira ngo bakuroge bakwice. Ariko reka nkubwire, buriya hari Imana igirogoye iyo migambi, kuko Farawo yakoresheje inama kenshi, aravuga ngo mujye mubyaza bari abagore, nimwakira impinja zabo mukizakira mukazibona mu biganza, mujye mubona, nimubona ari abahungu mujye mubahotora. Icyo gihe nicyo Mose yavutsemo, avuka mu gihe kimeze gityo. Ngo nyina aramwakira, aramuhisha, ngo ageje mu mezi 3 amujugunya mu rufunzo, amaze kumujugunyamo, Imana kubw'umugambi wayo uwo munsi iteza umukobwa wa Farawo ubwibone, ajya kumukogera ahantu mu nyanja mu mazi y'urufunzo. Ngo aramubona, ngo yibonera agatete, yibonera agapaniye se cyangwa se agatebo, ngo akabonye, ngo avuga ati dore agatebo keza, dore agapaniye keza kari hejuru y'amazi. Ngo agiye, ngo agasingiriye asanga ngo karimo umwana. Nyamara uwo mwana yari umwana w'Umuheburayo, wa wundi uhigwa. Nyina yari yarambiwe guhora amuhisha, ngo amezi 3 abana n'uruhinja yihisha, ararambirwa. Ariko reka nkubwire, aho unaniriwe niho Imana itangirira gukora. Nubona wananiwe, nubona wacogoye, nubona warambaraye, ariko ukarambarara wikomeza ku Mana, ujye umenya ko Imana itangiriye aho ngaho. Ntabwo Imana izakurekura, umugambi w'Imana bari munini kuri wowe. Imana ishimwe. Rero icyo nicyo gihe Mose yavutsemo. Yavutse bahiga abana b'abahungu ngo babice, baranishwe ndetse. Ariko Mose ngo nyina akomeza kugenda amuhisha. Amezi 3 ashize ararambirwa, aravuga ati nagenda azagwaho ntabona, ndananiwe, nagenda azagwaho ntabona. Ariko kubw'umugambi w'Imana n'umuhamagara Imana yari yaramushyizemo, yavukanye w'Imana. Burya umuntu avuka Imana izi icyo azabacyo, Imana iramuhisha muri ubwo buryo. Rero Mose uyu araza, Imana imuvugaho, imukoresha iby'ubutwari cyane, imukoresha iby'ubutwari. Nubwo yarerewe mu maboko ya Farawo, yaje kubimenya arabyanga, ajya muri bene wabo aho bari bakora imirimo y'uburetwa, arwana ishyaka. Iki nicyo gihe rero Mose yirukanwaga, yashatse kwicwa ariko ntibamwica, arirukanwa aragenda. Ngo amare kugenda, ariko nyuma aza kugaruka. Banze kumwica, avuga ati nikigende, iki kibura buryo n'ubundi cyanze kuba ibwami, kikura amata mu kanwa, aza kubabarana n'aba bacakara. None dore ibyo akoze, ntitumwishe, ntagenda azicwa n'inzoka, azicwa n'inzoka z'ubumara zo mu butayu, azicwa n'umusenyi, azicwa n'ubushyuhe bwo mu butayu. Rero hari ahantu bagenda bagutegera, ariko ntabwo ari uzapfa ku munsi w'Imana igihe cyawe cyageze. Nukomeza kubana n'Imana ukaba mu mugambi wayo, nukuri ndakubwiza ukuri, iyo mitego ntizagushibukana, izashibukana inkoko, ishibukana inkware, ishibukana Imana ntiyaguhomba uri umunyamumaro. Imana ntiyaguhomba. Oya, komeza umuhamagaro wawe, rinda agakiza kawe, Imana igufiteho umugambi, rinda agakiza kawe, Imana izakugirira neza. Rero Mose icyo gihe
ngo azana aragenda arahunga, ariko Imana iza kumusubiza inyuma iramubwira ngo Mose subira kwa Farawo. Komeje gusoma iki gitabo, usomye mu gitabo cyo Kuva, igitabo cyo Kuva nicyo kibivuga neza. Imana isubiza Yoshua Mose kwa Farawo, Imana imusubizayo iramubwira ngo subirayo. Yari yaravuyeyo rero. Cyo gihe rero bwasubiraga yaragenda azana ubwoko bw'Imana, ariko cyo kora ntiyaza gukomezanya nabo, yananiriwe mu rugendo. Burya intwari niyatabarutse. Nuza wicara ukibeshya ngo jewe nguze ukuntu nubatse urusengero, uzi ukuntu nateye inkunga umurimo w'Imana, uzi ibya 10 natanze, uzi amaturo natanze, uzi imirimo nakoze. Oya, imirimo ya mbere izaherekezwa n'iya nyuma. Jya ukora neza buri munsi, jya ugira neza, jya ukunda Imana, jya ukorera Imana, jya ukizwa, jya urinda agakiza, kuvuga ngo twarakijijwe, ngo ubushize, ngo uze mu myaka ishize, ngo uze mu bihumbi 2000, ngo twarabakirisitu, ngo Imana izareba ibyo. Ndakubwiza ukuri ibyo ntibihagije. Icyuri cyo none n'ikimana ireba. Ese uracyakizwa? Urinza agakiza? Uriwungisereye? Ugomba, kuko Mose yageze harateshuka. Nibwo rero Bibiliya ivuga ngo Mose amaze gupfa, Imana ihagurutse witwa Yoshua. Njya nkunda kubwira abantu, iyo ntebe wicaye burya inyuma yawe haba hari undi uyitegereje. Iyo ntebe wicayeho, iyo ugeze mu kazi ugatangira gusuzugura abantu waragahawe n'Imana, ugatangira gusuzugura abantu, ukabaca amazi, ukabaka ruswa, buri uba wihemukira. Imana yakaguhaye nta ruswa ikwatse, Imana yaguhaye akazi aho abandi bagakeneye, Imana yaguhaye urugo hari abandi bakobwa barukeneye. Ugeze mu rugo usuzuguye nyoko buko, usuzuguye baramu bawe, usuzuguye baramukazi bawe, wigize akaraha kajyaye. Ntushaka umuntu winjira iwawe, urashaka iwawe haba mugabo wawe n'abana bawe gusa. Urumva se Imana byayinezeza? Ntago byayinezeza. Urwo rugo wicayemo hari undi ubutegereje ku marembo avuga ati aruvemo ndugemo. Rero Mose ntiyaje kugenda neza, nubwo yari yaragize ishyaka ryiza, ariko nyuma yarateshutse. Imana imusimbuza Yoshua, iramubwira ngo jyana aba bantu, nzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose. Umurongo waho wa 3, Imana iramubwira ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose. Urumva, yamuhaye uburenganzira, imuhaye amasezerano yari yarahaye Mose. Kubera Mose ntago yarinze umuhamagaro, ntago yawurinze, yageze haracogora, yageze harirara, kandi yaratangiye neza. Ahangaha mujye muhitondera. Shobora kuba yaratangiye neza uri umukristo mwiza, ariko nyuma ukagenda udohora, kavuga ngo ibi ngibi nabyo ukirwanaho. Reka yewe, rinda agakiza, rinda umuhamagaro, rinda mwene data, rinda gakiza kararindwa. Komeza ukizwe, komeza ubane n'Imana. Ariko Imana yarambwiye ngo aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose, nk'uko navuganye na Mose. Hura rero, wasuzugura umugabo wawe Imana ikamuha undi, wasuzugura nyoko bukwe Imana ikagukura, wasuzugura umurimo w'Imana wawugeramo ukawuca amazi, ukavuga ngo sindirimba babanze banshake, sincuranga babanze banyirukeho, sinkora iki, ntabwo Imana ikabihundi. Igihe cyose aho uhagaze haba hari undi wagusimbura. Biragusaba kwitwara neza, ukitwara neza mu muhamagara Imana yaguhamagaye, ukitwara neza mu gakiza Imana yaguhaye, ukitwara neza ukageza ku mperuka, ukageza ku gihe cyawe ukakirangiza neza, manda yawe ukayirangiza neza, igihe cyawe ukakirangiza neza. Biragusaba kwitwara neza. Uyu mugabo Yoshua, Imana imuha amabwiriza. Umurongo waho wa 7 aravuga ngo icyakora ukomere ushikame, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshuke
uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Byamusabaga gukomera agashikama mu byo yizeye. Imana ngo cyakora Yoshua nguhaye kuyobora Abisirayeli, usimbuye Mose wicaye ku ntebe. Icyakora usoma umurongo wa 7, icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose, kugira ngo witonde amategeko yose nategetse umugaragu wanjye yagutegetse Mose. Biragusaba gukomera ugashikama mu gakiza. Washomera, wagira intonganya mu rugo rwakunanira, rukomeremo urushikamemo. Ugomba gukomera mu byo wizeye. Imana yo niyo kwizerwa. Iyaguhaye ako kazi nubwo kaba kari mu impagarara, yaguhaye ubuzima, wibupfusha ubusa, wikwiyandarika, wikwiyangiza. Ntiwirengagize ko hari abaryamye kwa muganga, ntiwirengagize ko hari abantu batabasha gutarabuka. Ayo mahirwe ufite wiyandarika, wiyapfusha ubusa, ukomere ushikame, ntuteshe uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo uzabashishwe byose. Aya yari amasezerano Imana iri guha Yoshua kugira ngo abashe guhagarara mu muhamagaro, azambutse abantu Yorodani, kuko Mose yari asize batayambutse. Kugira ngo azabashe guhagarara mu muhamagaro neza. Aya yari amahirwe, yari kondisiyo yari hahabwa. Iby'Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo, ntago wabifata gutyo gusa. Agakiza kararindwa, umuhamagaro urarindwa. Nawe se uzijandika mu bintu kugira ngo ntuzabigwamo gute? Umenya kwirinda. Wari wambuka umuhanda utarebye hepfo no haruguru, wari waryama utarebye ku kinze neza, wari waryama utarebye ibintu byose. Kuki umenya kurinda umubiri ariko nturinde ubugingo bwawe, kandi aribwo buzabona Imana? Kuki utarinda umuhamagaro Imana yaguhaye? Bera amaso umuhamagaro, bera amaso agakiza, bera amaso umuhamagaro mwene data. Imana ikugirire neza, Imana igushyigikire. Yoshua ahabwa amategeko. Imana iramubwira ngo uzabana nawe, Imana iramubwira ngo uzamurinda. Imuha amasezerano ko azabana n'Abisirayeli kandi azabambutsa Yorodani. Kandi yarabambukije Yorodani, bayambuka n'amaguru. Sari imbaraga z'Imana. Imana ibana na Yoshua, Imana ikavugana nawe nk'uko yavuganaga na Mose. Uyu munsi Imana yiteguye kuvugana nawe. Birashoboka ko uri mu kibazo, birashoboka ko hari ibintu bikugoye, ariko rinda agakiza, wicumurira mu gakiza, wikwirwanaho. Imana niyo kwizerwa. Yaguhamagaye izakugaburira, yaguhamagaye izakwambika, yaguhamagaye izaguha urugo, izaguha abana. Imana itugirire neza. Dusomye mu bice byaho 7, igitabo cya Yoshua ibice 7, murongo waho wa 6, Bibiliya avuga ngo nuko Yoshua abyumvise ashishimura abyumvise nuko Yoshua abyumvise ashishimura imyenda ye, agwa yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Ageza nimugoroba, we n'abakuru b'Abisirayeli bitera umukungugu mu mitwe. Nuko Yoshua aravuga ati, ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye wambutsa aba bantu Yorodani ukaba udushyize mu maboko y'Abamoni ngo batugirire, ngo baturimbure? Erega iyaba twarigumiye hakurya ya Yorodani. Bivuga ngo Yoshua yagize ngo iby'Imana yakoze ntabwo abizi.
ntabwo izi ibyo ari byo, kuko biravuze ngo nuko Yoshuwa ararira ashimura imyenda ye yari yambaye, agwa yubamye yiriza umunsi. Yoshuwa mwibuka ko ari wa muntu wahamagawe Imana yavuzeho, yabwiye yuko izamugirira neza, yabwiye yuko izabana nawe, ariko Bibiliya tubwiye ngo ararira ashishimura imyambaro ye, agwa yubamye arasenga, yiriza umunsi asenga arira, avuga ati niki cyatumye utwambutsa Yorodani? Niki cyatumye utubwira ngo nimuhaguruke? Ubuse abantu nibabyumva, abanyakanani nibabyumva ntibazaduseka. Mbese abwira Imana ati niyo tureka. Ibi byigeze kuba kuri Mose igihe yahagurutsaga Abisirayeli bakuye mu maboko ya Farawo, ngo bakoraga uburetwa, barakubitwaga, bagatotezwa, bari mu gihugu kitari icyabo, bahuraga n'ibibazo. Burya kuba mu gihugu kitari icyawe ujya witegura na risike wahura nazo. Hari akazi utazahabwa, hari ibyo utazageraho kubera ko utari umwene gihugu. Niyo mpamvu tuba tugomba gukunda igihugu cyacu tukanagisengera. Rero abangaba Yoshuwa, Imana, Mose, Imana hari ibyo atagezeho, hari aho atageze. Yoshuwa waragenda abona ayo masezerano, nubwo Abisirayeli bari muri Egiputa bakora imirimo y'uburetwa, batotezwa, bakubitwa, abagabo ngo bakingano bakata amatafari, kandi abagore bakavoma ibibindi by'amazi batwite mu ruzuba, bakavomera gukata amatafari babumba, bakoraga imirimo ibabaje kandi banakubitwa ibiboko. Ariko Imana ibaruhuye ibyo biboko, babwiye ngo nimujye mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki. Bari mu nzira bagenda, bageze aho bitotombera Mose, kuko Farawo yageze aho arabakurikira, ngo amare kubakurikira, ngo bakebutse babona Farawo arabatuze, hanyuma ngo babona n'imbere yabo hari inyanja, ngo batangira kubwira Mose bati iyo turekera muri Egiputa nta mva zari zihari, nta marimbi y'abagayo, aho kugira ngo tugwe ku gasozi. Birengagiza amaboko y'Imana abakuye kwa. Ari gihe tugera mu kibazo ukibagirwa ko Imana ishoboye, ukibagirwa iby'Imana yagukoreye, kuko ushonje rimwe gusa, kuko uciye mu gashomeri, kuko abana baburaye ijoro rimwe, kandi Imana yaravuze ngo ntibazicwa n'inzara, ukibagirwa, ukitotomba, ukavuza induru. Ibi nabyo Mose nawe yari yahuye nabyo. Hako Mose ngo icyo gihe ahagarara neza, abwira abantu avuga ati ngiye ntabwo nzi ko Imana iri bukore, ariko ntabwo iri bureke tukorwa n'isoni kuri uyu musozi. Irakora ikizatoya, ntabwo nzi kiri bukore mu bumana bwayo, ariko hari kiri bukore. Ujya wizera Imana kugeza ku rwego shitani ari bukorwa n'isoni akakurekura. Niyo washomera uri mu nzu y'ubukode udafite icyo ugaburira abana, ujye ugira kwizera kuri hejuru, umenya ko yaguhamagaye ariyo kwizerwa. Niyo wajya mu kibazo, niyo waryama kwa muganga ukahatinda, imiti yose ukayiterwa, ukabona indwara ntihunga, ujya wizera Imana yavuganye nawe ko izagukiza. Imana irashoboye. Rero akenshi n'abatubanjirije bajya bacogorera mu bibazo. Yoshuwa yavuga ati ayiwe Nyagasani Imana, niki cyatumye udukura utwambutsa Yorodani? Ngo yari yirije umunsi yubitse inda hasi we n'abandi bakuru b'Abisirayeli ngo basenga Imana. Iki ni igihe Abisirayeli bari bakoze ikosa rikomeye. Imana yari yabahaye ayi, ariko irababwira ngo ntihazagire ikintu cyaho musahura, ntihazagire ikintu mufata. Muzagende murwanya baho gusa mufata igihugu, ariko ntimuzagire ikintu musahura na kimwe. Ariko ngo witwaga Kana aragenda afata ku byashingamo. Urero dufite abantu badatinya ibintu by'Imana. Dufite abantu badatinya ibintu by'Imana, ugasanga kubera ko ari umudiyakoni aragiye afashe mikoro azikoresheje iwe mu kirori, afashe imikeka ayijyanye iwe, abantu bamusuye bayicayeho. Ibintu byo mu nzu y'Imana biratinywa. Iyo mikeka yo mu rusengero ntiwakabaye uyitinyuka, izo ntebe zo mu rusengero ntiwazijyana iwawe ngo wabonye abashyitsi.
ibyo bitambaro byo mu nzu y'Imana ntiwabihangara. Kurinda agakiza, kurinda umuhamagaro, kudahangara ibintu by'Imana. Pendo ikintu cyose cyo mu nzu y'Imana kiba gifite agaciro. Yewe n'umweyo ukubura wo mu nzu y'Imana ntiwawujyana iwawe ngo nuko utaragura undi. Oya wejejwe bingana iki ku buryo ufata ibikoresho byo mu nzu y'Imana? Sabaze Nebukadinezari ukuntu byamugendeye. N'umwana we yabiguyemo. Ikintu cyitiriwe Imana turacyubaha tukakirekera mu nzu y'Imana tukakigendera kure. Niyo mpamvu urabona umuntu akajya kwirwa agasambana yarangiza akaza agafata mikoro akantona indirimbo. Uri kwihemukira, uri guhemukira abo wabyaye. Ukajya kugambana warangiza ukaza ugafata ibikoresho by'Imana ugatunganya urusengero. Uri kwihemukira. Emera ko wakoze icyaha, emera ko uri umunyantege nke, wicara usaba Imana imbabazi, iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Umurongo wa 10 habuze ngo iki? Nuko Uwiteka abwira Yoshua ati, byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Yari yaguye yubamye ngo yirize umunsi arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Uwiteka abwira Yoshua ati, byuka, niki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye n'abategetsi bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Abisirayeli ni umuntu umwe gusa kandi ariko bahindutse Abisirayeli bose. Niyo mpamvu nukagendere mu kigare. Shobora kubana n'abantu ukabona bari kugenda bagushyira mu ntege nke, jya ubahunga. Niyo baba bagutunze, niyo bakwishyurira inzu, ukabona bari gushaka kujyana mu zindi mbaraga nke zo kwanga umurimo w'Imana, zo kudaterana, zo kutaba mu rusengero, zo kutitabira amateraniro, zo kugenda babara imibare mu nzu y'Imana badashaka guterana, badashaka gusenga, jya ubahunga, jya ubagendera kure. Imana iramubwira ngo Abisirayeli baracumuye, bafashe ku bintu byashinganywe, barabyibye ndetse babijyana mu mazu yabo. Yari umuntu umwe witwaga Kani waciye ku itegeko ry'Imana. Imana irakarira Abisirayeli bose. Umuntu umwe ashobora kuguteza akaga, kaguteza imiraba, ugacumbikira umuntu mu nzu yawe ugasanga ni umusambanyi, ni umujura. Biragusaba ubwenge, biragusaba umwuka wo gushishoza, ukareba abo mu bantu, ukareba abo mugendana, kuko nibatakuganza uzabaganza. Ariko wari ukwiye gusaba Imana imbaraga kugira ngo icyiza kineshe ikibi. Imana yavuze ko izabana nabo ndetse baha amasezerano menshi kandi bimwe iranabisohoza, ariko bageze aho barateshuka. Yari yabanye nabo mu by'ukuri, yagiye ibana nabo, isenya Yeriko, yari ibari imbere, ibambutsa Yorodani, ibagabiza Ayi, ariko barakosa ku munota wa nyuma. Rero turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'imbabazi. Kristo wacu ari ku ntebe y'imbabazi. Ushatse wakwakira Kristo n'umwami n'umukiza, ukava mu byaha, ukareka kwigiranya mu girya nino. Ibibazo utinzamo ntibigucogoze. Imana irahari kandi igira neza. Imana irashoboye. Nta wundi wakugirira neza, nta wundi wakugirira imbabazi, nta wundi wakugirira impuhwe. Oya, egera Imana yaguhamagaye, igushyiraho igikundiro, igushyiraho amavuta. Egera Imana ikwiteho. Bene data, agakiza kararindwa. Gakiza kararindwa. Aho ubika amafaranga wirirwa hakinze, icyo cyumba nta muntu ukigeramo.
aho ubika amafaranga peke yake harakinzwe, imfunguzo urazigendana. Umutima wawe ubaho ubutunzi bwawe buri, ariko wari ukwiye kurinda agakiza, wari ukwiye kurinda umuhamagaro Imana yaguhamagaye. Ibintu ukeneye byose Imana irabifite. Imana yabwiye Mose, yabwiye ngo icyo kora ukomere, icyakora ukomere kandi ushikame. Wa mukobwa we, wihagarika umutima ngo barakuzinze, Imana irazingura. Wa mubyeyi we, wihagarika umutima ngo dore ngo maze imyaka mu rugo sindabyara, nta wundi waguha umwana uretse Imana. Imana yonyine nitanga abana, nta handi hantu, ntuzagira ahandi ubashakira. Abana baturuka ku Uwiteka. Imana yacu niyo yica igakiza. Hana yarabivuze ngo ishyira kuzimu kandi gakurayo. Imana niyo yica igakiza. Yaguha urugo, yaguha abana, yaguha amafaranga, yaguha ubuzima n'ubugingo, ukandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kuko nyuma y'ibi ngibi hari ubundi buzima. Nyuma y'ibintu twirirwa duhirimbana dushaka turundarunda, hari ubundi buzima. Ukuri kubahe mu Imana, ukuri mukurindemwe agakiza kawe, ntagire umuntu kwangiriza agakiza, ntagire umuntu kuvogerera agakiza Imana yaguhaye. Gakiza kararindwa, gakiza karubahwa, umuntu akakarinda, akarinda umuhamagara, akarinda agakiza kugira ngo batakarogoya, kugira ngo batakangiza. Ndagira ngo nkubwize ukuri mwene data, iyo ndwara si cyo kibazo, ubwo bushomeri si cyo kibazo. Oya, ibyo wibwira ko ari ikibazo ntabwo ari ikibazo imbere y'Imana. Ikibazo ni uko waba uri mu gakiza utakarimwo neza, nicyo kibazo cyonyine. Ibindi byose ntabwo ari ikibazo imbere y'Imana. Imana yirambuye ikiganza ihaza kwifuza kwa buri muntu. Rero wari ukwiriye kurinda agakiza Imana yaguhaye, ukakarinda ukagakomeraho. Imyaka ugezemo wiyibara ngo ntabwo ndashaka, bazavuga iki? Bandese bande uryamye mu bitaro bavuga iki? Bakujyanye Rusororo bavuga iki? Rinda agakiza, umuhamagaro wawe ubere maso. Rinda umuhamagaro wawe, rinda agakiza Imana yaguhaye. Ibyo wita ibibazo ntabwo ari ibibazo. Ushobora kubona aryamye aho ari ishuri Imana igucishijemo kugira ngo uzabwire abantu neza y'Imana. Kuko mu buzima habaho ibice bitatu. Hari ubuzima umuntu ajyamo ariko nyirizina ugasanga ni ingaruka z'ibyo yabayemo, ni ingaruka z'ibyo atarekuye. Ugasanga umuntu ahuye n'ingaruka z'ibintu atarekuye, ataretse. Hari n'ibintu ajyamo ari ibigeragezo Shitani amuzaniye kubera ko ari umukirisitu mwiza wubaha Imana, wiyemeje gukizwa, Shitani agatangira kumurasa imyambi. Ariko ibyo nabyo Imana irabitsinda ikabikuraho, ugasenga Imana ikakurwanirira, ikagutambutsa muri icyo kigeragezo Shitani akuzaniye. Hari n'ibyo ari ingaruka z'ibintu utarekuye, utaretse burundu. Ugasanga umuntu yarakijwe ariko hari akantu yisigarije, ati pe ibi byarananiye. Kuki utabyereka Imana? Hari ikinanira? Ibi byarananiye pe, nanjye nyasanga narabiguyemo. Imana ibyumva, ntacyo yumva. Bwira Imana intege nke zawe ikurengera, ikugirire neza. Naho kuvuga ngo Imana birabizi ko ntabishobora, irabizi ko ndi umunyantege, nisanga naguye mu busambanyi irabizi, nisanga byarana. Ibyo byakunaniye bitanezeza Imana, biyibwire, bigira icyifuzo, yitakire bikubabaze, kuko uri kurimbuka hari ingaruka bikuzanira. Ugasanga rero uri mu gakiza ariko uhura n'ibintu buri gihe bitakuvaho by'ibizazane. Mu bice by'umuntu agira ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere nkubwiye ko Shitani ashaka kukufuhira, akakurwanya kubw'agakiza. Icyiciro cya gatatu, cya kabiri, ni ibintu wisigarije utajya ureka kandi uri umukirisitu. Ikindi cyiciro cya gatatu ni ishuri Imana ishobora kukwigisha, ukiga ariko atari ibyaha, ukiga atari ingaruka z'ibyaha zije, ahubwo ari ishuri Imana igira ngo ikwigishe, unyuremo nawe uzabwira abantu ibyo wabonye, kwigisha umenye, kuko n'Imana nayo irigisha.
ibyo byose rero iyo ubihagazemo warinze agakiza ukiga, Imana iri gukuramo neza. Ibyo byose iyo ubihagazemo ari ingaruka, ugasenga Imana ukamenya ko hari ibintu wisigarije, winginga Imana ugasenga ikabigukuraho, ikaguha imbaraga zo kubitsinda. Rero Imana irashoboye, nta hantu na hamwe itakugeza. Imana irashoboye, nta rwego itakugezaho. Wizere Imana, urekure wimenye uriwe. Ndagira ngo ngusengere muri iki gitondo. Imana iragukeneye, Imana irifuza kubana nawe, Imana ashaka kukwiyereka, Imana ashaka kukwigaragariza. Ndagira ngo ngusengere Imana. Iki gitondo ni icyawe, uzamura ikiganza cy'iburyo ubwira Imana ngo Mana umbabarire, hari aho ntarinze agakiza, hari aho ntarinze umuhamagaro wanjye. Ndagira ngo usengere Imana. Kandi nawe urwaye wizere ko Imana iguhagurukije ku buriri, wizere ko Imana hari ikikoze ku buzima bwawe. Hari umuntu wari urwaye umutwe mu rwego rukomeye, ariko data amukojejeho ikiganza. Wizere Imana niyo kwizerwa. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, Mana y'urukundo, Mana ihoraho, Mana twiringiye, Mana ishobora byose. Kweretse ubwoko bwawe, hari abatararinze agakiza kabo, bakaba abanyamugirya nino, ntabe umupagane, ntabe n'umukristo, kandi waravuze ngo nitudakonja ngo cyangwa ngo dushyuhe ngo uzaturuka. Mu izina rya Yesu, uha abantu imbaraga zo gutsinda icyaha, uha abantu imbaraga zo guhamya, uha abantu imbaraga zo gukomerera muri wowe. Mana wabwiye Yoshua ngo akomere kandi ashikame, ngo ntateshuke aciye iburyo cyangwa ibumoso. Rinda abantu guteshuka, rinda abantu kubivamo, rinda abantu rinda abantu gusubira inyuma. Abantu imbaraga kandi ubatsindishirize, abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abikoreye imizigo ibaremereye. Ni wowe ujye uyitura umuntu Kristo. Waravuze ngo abarushye n'abaremerewe nibagusangura baruhura. Ruhura uyu mugore, ruhura uyu mugabo, ruhura uyu mukobwa, ruhura uyu musore. Bantu bawe Mana, abari ku umusozi w'ubushomeri, umusozi w'uburwayi, umusozi umuntu wese ahagazeho, niwe wawumumanuraho. Mbaraga z'Imana zikora imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mana, niwe uruhura abarushye, niwe enebotaya sika. Uri Imana ishobora byose. Urakoze ko wumvise. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu. Mana nyiribihe, Mana ishobora byose, Mana ishobora byose, Mana ya Isaka na Yakobo. Tukweretse itorero, tukweretse bashumba, tukweretse itorero, tukweretse igihugu cyacu, tukweretse abayobozi bacu. Turabasengeye, turabingingiye Imana, komeza ubane nabo, ubagirire neza y'Imana ikomeze ibe kuri bo. Kandi Kristo, torero urigirire neza, bashumba bagirire neza, kiganza cyiza cy'Imana kigaragare. Urakoze kubikoze. Abarwayi bakire, abarushye baruhuke, abafite ibibazo ubikoreho, buri muntu wese akubone, abashonje bagaburire. Waravuze ngo uri se w'imfubyi, uri umugabo w'umupfakazi, ngo n'abandi batagira shinge na rugero. Urambura ikiganza, imbabazi zawe zigere kuri buri wese. Urakoze kubyumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana yacu ishimwe. Reka mbahe telefone kugira ngo tubashe kubasengera mu buryo burambuye, kuko ubu tuba dusenga tugenda dukora ku masaha, ariko iyo duhamagaye turagusengera mu buryo burambuye, tukanaganira, tukabagira inama. Ni 0785589844, 0785589844, na 0727434331, 0727434331. Muraduhamagara, kandi niyo mwanditse message narababwiye turazisoma tukanazisengera. Uko mwabyanditse niko tubisengera, gusa ntabwo twasubiza buri umwe kuri umwe, ariko twabisengeye. Kandi hari n'abatubwira ko hari Imana yakoze. Imana Data nihabwa icyubahiro. Imana rero ibaha umugisha. Data wa twese abishimire. Naho ubutaha.